Nibyo ndabasuje kandi mbahaye ikaze mbifurije kugubwa neza uyu mwanya tariki 21 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse nanone kuri inshuro muri studio aho tugiye kureba amakuru agezweho ndetse ni bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa binagarukwaho hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Byinshi byakomeje kugenda bitekerezwaho cyangwa se bivugwaho ndetse n'ibyakomeje kugenda bijya mbere, byose tukaba tugiye kuba twabiva imuzi n'umuzingo. Ni mu gihe imirwano ikomeje ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abarwanyi ba AFC 23 bahanganye n'ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa mu mirwano yakomeje kugenda igaragara mu bice bigiye bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano rero iraza kuba igisobanuro gikomeye cyane cy'ibishobora kuba bizaba mu minsi iri imbere. Mu bigaragara aho mu by'ukuri abantu benshi batari kumva neza igisobanuro cy'ibiganiro byo mu Busuwisi byagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingaruka bishobora kugira mu gihe bimwe mu byemeranijweho bitubahirijwe kugeza ku rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagurutse zikavuga yuko mu by'ukuri ibyemejwe bigomba kubahirizwa ndetse zigaragaza ko zishyigikiye iyo gahunda. Ibi rero bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku barwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23, bamwe mu bayobozi bawo ndetse n'abawuhagarariye. Ikindi kandi ugomba kuba wamenya cyangwa se ugomba kuba wasobanukirwa, ntago mu by'ukuri nk'uko bigaragara ntago biza kuba gusa ibijyanye no kuba bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku bijyanye n'umutwe wa M23 gusa, ahubwo n'abafasha uyu mutwe nk'uko byagiye bishimangirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko ku muzo wa mbere hazaho u Rwanda cyangwa se nimero ya mbere n'u Rwanda. Ibi rero bishobora kuba mu by'ukuri ikibazo gikomeye cyane ku Rwanda, kubera ko nirwo ruza kuryozwa amakosa yose AFC 23 iza gukora nk'uko mwabibonye nk'uko byagenze. Ngira ngo mwagiye mubyumva ku bihano biherutse gufatirwa abasirikare bane b'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda muri rusange. Kuri inshuro rero abenshi mu basesenguzi ndetse naho ibintu bigana kurikije mu by'ukuri biri kujya mbere, urabona ko benshi batangiye kuvuga bati mwitege ku meza ya Amerika ibihano bishobora kugenerwa u Rwanda, ndetse ati ibi bikaba kukuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarataye ku buryo bukomeye cyane u Rwanda mu mutego udasanzwe. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ivuga kenshi ko yifuza ko habaho kugaba ibitero kuri leta y'u Rwanda, ndetse ikavuga ko yifuza yuko u Rwanda rwafatirwa ibihano mu buryo bumwe se cyangwa ubundi bagiye babikarukaho kenshi, ariko nanone ntibishyirwe mu bikorwa. Ubu rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahise mu by'ukuri itegura umushinga ukomeye, benshi bavuga ko mu by'ukuri uyu mushinga w'ibiganiro nawe uri mu mitego ikomeye cyane. Leta ya Kongo yashinjijwe n'abarwanyi ba AFC 23 gutangiza ibitero, ndetse inyeshyamba z'umutwe wa 23 zikagaba ibitero mu buryo bwo kwirwanaho. Ariko nubwo bimeze gutyo, ibi bitero bishobora gukorwa n'abarwanyi ba AFC 23 mu buryo bwo kwirwanaho biraza kuba nk'igitero gikomeye cyane cyo gutangiza imirwano ku ruhande rw'inyeshyamba. Ibi rero n'ubundi biraza gutuma AFC 23 ishobora kuba yabonwa nabi cyangwa se yagirwa ingaruka zikomeye cyane n'iki kibazo nk'uko aya makuru agenda abigaragaza. Ibyo rero biraza kugira ingaruka kuri bande, biraza kuba byagira ingaruka ku Rwanda. Nibyo ku munsi wo ku wa gatandatu, ku munsi wo ku cyumweru, kuva tariki 18, tariki 19, tariki 20 ku munsi w'ejo, imirwano yakomeje kugenda ivugwa mu bice byinshi bigiye bitandukanye hano rwose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Masisi havuzwe imirwano, Sud Kivu havugwa imirwano. Ibyo byose ni ibijyanye n'imirwano yakomeje kugenda iba cyangwa se igaragara muri ibi bice. Ibi ngibi nta kindi biza gusobanura, biraza kuba bisobanuye ko amasezerano aherutse kuba yasinwa cyangwa se yagarukwaho ejo bundi ahangaha hariya mu by'ukuri Montreal atigeze yubahirizwa n'umunsi wa rimwe, cyangwa se atazaba yubahirijwe n'umunsi wa rimwe. Ibi rero biraza kuba byagira ingaruka zikomeye cyane cyangwa se byateza amakuba akomeye cyane kuri
AFC 23 kuko iraza gusigara irwana no gusobanura ukutubahiriza iyo mirwano cyangwa se urwo rugamba. Ibyo ngibyo rero Amerika yateguje ko bishobora kuzaba ari igisobanuro gikomeye cyane cy'ibihano ndetse no kuryozwa kuri bamwe kutubahiriza iki kibazo cyangwa se kutubahiriza ibi bikorwa biyemeje, amasezerano yemeje gusinywa. Ngubu abenshi bakavuga ko rero ashaka kuba kwitegura ibihano bikomeye cyane cyangwa se bikakaye, bishoboka ko birimo birategurwa cyangwa se byanateguwe, kuko mu nyandiko Amerika yashyize hanze yavuze ko nibiramuka bibayeho ko ibikorwa birimo ibijyanye no kuba mu by'ukuri ibikorwa birimo ibijyanye no gutabara abaturage n'ibitubahirizwa cyangwa se ngo bishyirwe mu bikorwa, hari ikibazo gikomeye cyane kizabaho kuri abo ngabo batazaba babyubahirije. Mu byavuzwe hari humvikanyemo byinshi birimo nko kuba cyangwa se ibigaragazwa mu by'ukuri nko kuba imirwano nk'iyi ngiyi idahagaze. Nyamara ibyo ngibyo byirengagijwe kuko ibitero byo mu bwoko bwa drone zituritsa za kamikaze byumvikanye nanone muri iyi minsi mike itambutse. Ibiganiro mu by'ukuri bibayeho kwaterwa intambwe y'ibiganiro, iminsi mike cyane yonyine gusa hahise humvikana ibitero bikomeye cyane by'indege zo mu bwoko bwa drone za kamikaze zituritsa. Ibi ngibi rero bigaragaza cyangwa se bitegura ikintu gikomeye cyane kidasanzwe gishobora gutangira kumvikana hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, cyitwa ibihano bituruka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri bamwe mu bagenda bakurikiranwa cyangwa se bashinjwa kugira uruhare muri ibyo biganiro. U Rwanda rwabyemera rutabyemera, byanze bikunze ibihano nibishyirwaho bizagera ku Rwanda, kubera ko uyu munsi leta ya Amerika no ku nshuro ya mbere ubwo yashyiraga hanze ibijyanye n'ibihano n'ubundi byagenewe u Rwanda, kandi nabwo kuri iyo nshuro ntabwo rwabyemeraga. Hari rero kugeza uyu munsi u Rwanda narwo rukaba rwamaze kuvuga ruti hari ibidashoboka. Rero natwe u Rwanda rwavuze ruti ingamba z'ubwirinzi twashyizeho ntabwo zishobora kuba zavaho. Sasa unuza gusanga ku bijyanye n'amasezerano ya Washington yasinywe afitemo ingingo ebyiri: gukora ingamba z'ubwirinzi ndetse no gusenya umutwe wa FDLR ku mpande ebyiri. Ariko nuza ku ruhande rw'abarwanya B23 uraza gusanga irimo gufungura inzira gukorana na leta, ariko ntihumvemo ikibazo nk'icyo cyane cyo gusenya FDLR, kandi bivuga ko uyu mutwe ukunze no kugaragara mu bice bimwe na bimwe byagiye bifatwa n'abo barwanyi, ndetse mu gihe M23 ikavuga ko mu by'ukuri ibikorwa nk'ibyo ngibyo biri no mu byo yahagurukiye cyangwa se irwanya. Niba rero icyo kitarashyizwe mu ngingo, bishoboka ko u Rwanda ari nayo mpamvu rwanasobanuye ko rutazigera ruhagarika mu by'ukuri ingamba zarwo, kuko u Rwanda rwo ruvuga ko ingamba zarwo zigarukira ku mipaka ku mipaka y'aho igihugu kigarukire, zitakomereza ngo zinjire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu rero hari impungenge z'umutekano n'ibishobora kuba byafatwa nk'ibihano bishobora gushyirwaho mu minsi iri imbere nta gihindutse, ko hashobora gukorwa ibidasanzwe byanagira ingaruka zikomeye cyane kuri bimwe mu bihugu by'akarere ndetse n'ubukungu bw'akarere, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje gushyira hanze inyandiko zisobanura cyangwa se zigaruka ku bijyanye n'amasezerano. Na n'ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakibutsa rero mu by'ukuri ko ibiganiro byasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 ari amasezerano mu by'ukuri agomba kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse agakurikiza ubutabera, imikorere y'uburyo bwo kugenzura ndetse no gukurikirana ihagarikwa ry'intambara n'imirwano. Ibyo byose biri mu byo kugeza kuri izi saha Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kugenda bibutsa, kuko na n'ubu ngubu biro bigiye bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje kugenda bishyira hanze inyandiko yasohowe na Amerika. Mu yandi makuru, nyuma y'uko kandi nanone MONUSCO yashyigikiye intambwe zimaze guterwa n'uruhande rw'inyeshyamba, ariko bakavuga ko hari byinshi bikeneye gukorwa, ndetse yewe kandi hakabaho no kubishyira mu bikorwa, bikaba byakorwa nyine. Kugeza kuri ubu ngubu uhagarariye MONUSCO
hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yageze mu mujyi wa Goma nk'uko ayo makuru abitangaza. Nyuma y'uruzinduko rwe i Beni, umuyobozi wa MONUSCO James Wan ashobora gukomeza urugendo rwe mu mujyi wa Goma nk'uko amakuru menshi abivuga. James azahura n'imiryango itandukanye y'abaturage harimo n'abayobozi b'inyeshyamba kugira ngo baganire ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, umutekano w'abasivili no kubona ubufasha ku baturage bari mu bice byigaruriwe ndetse n'ibitarigaruriwe, ariko nanone bishoboka ko ubufasha bubageraho mu gihe bunyuze mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba za AFC-23. Ibyo biri mu byitezwe bizaganirirwaho kubera ko abaturage muri ibi bice biravugwa ko babayeho mu buzima buhangayikishije cyane. Ari nayo mpamvu uyu nguyu uhagarariye MONUSCO James Wan agomba kuhagera. Wasimbuye rero Madame Bintou Keita, aho mu by'ukuri agomba gutwara uyu muryango kugeza mu mpera z'uyu mwaka, aho ubu butumwa buzaba burangiye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niharamuka hatongerewe manda cyangwa se hatongerewe igihe, buzarangira mu mpera z'uyu mwaka wa 2026, ariko niharamuka bibaye ngombwa ko igihe cyongererwa, ni ubutumwa buzakomeza ndetse bitewe n'igihe kizaba cyagenwe, kuko abenshi bavuga ko butigeze butanga umusaruro wari witezwe nk'uko byari byitezwe. Rero ngo ntabwo byigeze bitanga umusaruro, byari bigeze ku rwego rwo kuba izi ngabo zari zitangiye kuba zagira iki zakwirukanwa, ariko kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza izi saha, ni ubutumwa bwongeye guhabwa icyizere ndetse n'andi mahirwe, nakwita ko ari amahirwe ya kabiri. Ari niyo mpamvu wumva n'umuyobozi mushya wagiyeho avuga ati, cyangwa se agerageza kugaragaza yuko hagiye kugira igikorwa. Felix Tshisekedi ndetse akomeje kugaruka kuri byinshi, aho avuga ko miliyoni 14 mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite miliyoni 120. ubwo yavugaga u Rwanda ngo hari ikibazo gikomeye cyane, ndetse mu by'ukuri avuga ko ngo igice kimwe cy'uruhande rw'u Rwanda nyine ngo rwaba rurimo rurateza ingaruka zikomeye cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. akavuga ko hakurikije imibare bitumvikana neza uburyo ki miliyoni 14 zishobora kuba mu by'ukuri zahangayikisha miliyoni zigera mu 120. Uwo ni Felix Tshisekedi Tshilombo. Ntabwo yatanze umwanzuro ndetse cyangwa se ngo asobanure igishobora gukorwa, ariko ni ibintu byakomeje kugenda mu by'ukuri bisirikira cyangwa se bigarukwaho cyane mu makuru n'ibiganiro byakomeje kugenda bivugwa by'uyu mugabo, aho avuga cyangwa se asobanura ko atarimo kwiyumvisha mu by'ukuri icyo kintu kabisa, atarimo kuba yabyiyumvisha. Rero kugeza kuri ubu ngubu rero ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, imirwano iragenda yumvikana mu bice bimwe na bimwe, by'umwihariko mu masaha y'urukerera. Biravuga ko ibitero by'indege aribwo bikomeje kugenda byongera kumvikana. Guhera mu minsi yatambutse nibwo imirwano yarushijeho kugenda yumvikana mu bice bimwe na bimwe, ari nayo mpamvu benshi batangiye kuvuga ko bishaka kugira ingaruka zikomeye cyane, mu gihe benshi batekerezaga ko imirwano yari yahagaze. Ari nayo mpamvu bavuga ko bishobora guteza ibihano bikomeye cyane kuri mwe mu bari kugira uruhare muri iyi mirwano. Bamwe batise bumvaga ko FARDC yaba yarisinziriye. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo nuko M23 ndetse n'iyitwirwaneho bahuriye n'uruva gusenya. Bahuriye rwose n'uruva gusenya, kuko ngo basanze FARDC, Wazalendo na FDNB baryamiye amajanja. Nuko rwose bagendekeye, bamwe bakaba basize ubuzima, abandi ngo bataye intwaro bariruka kabonoma amaguru. Ari nabyo bikoresho abasore barwana ari igisirikare cya leta Kongo FARDC bahise bashyira ku karubanda, rero bagaragaza uko bimeze. Ibi rero wumva biri kuba by'iyi mirwano birimo biragira ingaruka zikomeye cyane, kuko birimo kwica intambwe zari zimaze guterwa. Nubwo benshi n'ubundi bagiye bavuga bati ntago bizatera kabiri, bati nta kintu cyagarika imirwano. Hari bamwe mu banyekongo bagiye bavuga bati, cyangwa se bagiye babigarukaho, bavuga bati rwose nyamara ahubwo ati iyi mirwano niyo izasoza urugamba,
niyo yakabaye iba igisubizo kuri front line. Abandi bati reka batahubwo urugamba ruzasozwa n'ibiganiro, ariko benshi Kongo bakomeje kuvuga ko imirwano n'ubundi ari itegereje kugira ngo igeze ku iherezo ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru aravuga ko indege zitagira abadereve zo mu bwoko bwa kamikaze zikomeje gucicikana hano mu kirere cya Minembwe, mu bice bikomeje kugenda biberamo imirwano ikomeye cyane. M23 indege yazihagurukije za kamikaze, ndetse n'uruhande rwa leta ya Kongo narwo ntabwo rwose mu by'ukuri narwo rwigeze rusiba, kuko uwo bita Lawrence Kanyuka nawe mu masaha make yatambutse, ni umuvugizi w'abarwanyi ba M23 yabigarutseho avuga ati kuva ku isaha 9:15 twarashweho. Uyu yari Lawrence Kanyuka bigarutseho. Katurebe mu butumwa bumaze amasaha makeya ashyize hanze, yavuze ko kuri uyu wa 20 Mata 2026 ati koalisiyo ya Kinshasa yongeye kutugabaho ibitero. Bavuze ko ngo aho bita Mikenke muri Minembwe ngo ariho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyagabye ibitero bikomeye cyane by'utudege tutagira abadereve mu rukira, naho aho bita Mitimingi naho byaroko. Uyu munsi rero wose ngo ukaba wagendekeye nabi abarwanyi ba FC23 kubera kugorwa n'ibitero karabutaka by'indege zikomeye cyane. Umugabo bita General Neva ari hehe? Ari ahantu bita muri Turukiya. Reka aya makuru nyababwire tutarajya no muri byinshi, kuko ari abantu benshi baba bayitegereje. Abantu bari mu gihugu cy'u Burundi basuza cyane bategereje kumva amakuru y'umuyobozi wabo. Ati nyakubahwa General Neva muri Turukiya yahuye na Mossad Baruzi, umujyanama mukuru ku bibazo bya Afurika cyangwa se ureberera inyungu za Amerika muri Afurika, ngo baganiriye ku bibazo birebana n'ubukungu, aho leta zunze ubumwe za Amerika zigomba kugirana ibikorwa by'iterambere n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Baganiriye rwose bafata imyanzuro igiye itandukanye, ndetse ibi ngibi uwo bita Mossad Baruzi nawe yamaze kubyemeza, avuga ko yahuye na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, baganira byinshi rero, cyangwa se bakomoza kuri byinshi, ngira ngo ukaba wumva ko rero uyu mugabo akomeje kugenda n'abatembera hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye akora inshingano ze kabisa. Rero gusa icyo nakubwira cyo kugeza kuri ubu ngubu, ibiganiro byabereye mu Busuwisi aho bita Montreal birasa nkaho byamaze gukubita igihwereye, kubera yuko muri Kivu y'Amajyepfo kugeza kuri uyu munota abaturage benshi bakomeje guhunga Fizi mu misozi miremire hariya ya Hopletu. Biravuga ko FARDC na FC23 bakomeje kugenda bakoranaho ku buryo bakozanyaho ku buryo budasanzwe muri imisozi miremire kabisa. Radio Ngoma ya Amani biravuga ko wita Jacques Arimasi yamaganye ibitero bya drone byatangiye kuva ku cyumweru kugeza kuri umunsi wa none mu midugudu irimo Bikaka, Puwezero ndetse n'ahandi mu tundi duce twahanga. Akavuga ko ibi ngibi bigaragaza uko tubahirizwa kw'amasezerano cyangwa se kw'intambwe zerutse guterwa hagati ya AFC 23 ndetse n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage benshi bongeye gusubira mu buhungiro nyuma y'iminsi ngahe 2 yonyine, kuva ku itariki 17 nibwo wari umunsi wa nyuma w'ibiganiro, kugeza ku itariki 18 niyo minsi yaciyemo. Tariki 20 Mitimingi hafi na Katoyi muri teritwari ya Masisi habyukiye ikintu bita umuriro. Abaturage bari batangiye guhunga rwose kugeza na n'izi saha. Biravuga ko abaturage babiri bahise banagwa muri
ubwo gukozanya cyangwa se iryo rasana ridasanzwe ryabereye hano muri utu duce twa Mitimingi. Ibyo byose rero bikagenda bigaragaza uburemere ndetse n'ingaruka iyi mirwano irimo kugenda igira. Ni icyerekezo kidasobanutse cy'amasezerano agenda agarukwaho cyangwa se akomeza kugenda avugwa. Bigaragara ko rero hakiri urugendo rurerure, haracyari intambwe nyinshi zikeneye kuba zaterwa kugira ngo tubone mu by'ukuri hari intambwe zibasha guterwa, nk'ibyo bigano nk'ibyo bikaba byahagarara. Hanyuma rero hari abakeneye kumva amakuru ku bijyanye n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ndetse si ibyo byonyine gusa, situasiyo mu mujyi wa Goma, ese ko turi kumva ngo indege ngo zizajya zitwara indorerezi zizajya zica mu bice M23 igenzura muri uyu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi, ibyo ngibyo byifashe bite? Se biri gukorwa, biraza gutangira gukorwa. Uyu munsi yari umunsi wa mbere witangira by'umwihariko wenda wishyirwa mu bikorwa ryo gutangira kw'amasezerano yasinwe ejo bundi Montreal, ariko menya ko nta kintu na kimwe kigeze gikorwa, ahubwo imirwano yakomeje.